Yesu ashimwe, inshuti z'umusaraba mudukurikira ku muyoboro ijambo rya Imana TV. Tubahaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Tubarutse muri wa mwanya dukomeje kubagezaho amateka y'intumwa za Yesu Kristo n'iherezo ryazo. Uyu munsi turaza kuganira nkuko twabasezeranije ku mateka y'intumwa yitwa Andrea mwene se wa Simon Petero. Niwe tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Imana iguhe umugisha, tuguhaye ikaze wowe ugeze kuri uyu muyoboro wacu ijambo rya Imana TV. Tuguhaye ikaze kandi byaba byiza ukoze subscribe, nturebe gusa ngo uhite wigendera, kandi wanyurwa n'ibiganiro byacu ukadufasha kubigeza ku bandi, gusharinga, comment hepfo cyangwa se kugira icyo uvugaho biremewe, ukatuvugisha, biba ari byiza, biba bikenewe. Imana iguhe umugisha wowe udukurikiye, uzadukurikira. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Mureke dusenge Imana. Imana turagushimiye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Turi mu gihe cyo kuvuga ku mateka y'intumwa zawe. Turakwinginze ngo muri bino bihe imitima yacu izahembuke, twongerwemo ibyiringiro, natwe tugire ikirenge mu cyabo, tuvuge dukore ibyo wadutumye gukora, kugira ngo muri kino gihe twamamaze ubutumwa bwawe uko bikwiriye, kandi iherezo ryacu rizabe ryiza nk'iry'abakiranutsi. Natwe nicyo twifuza, ni nicyo twifuriza umuntu wese udukurikiye, kugira ngo umuntu wese wifuza iherezo ry'abakiranutsi akore nk'umukiranutsi, agende nk'umukiranutsi gushyika kuri urya munsi. Akoze uduhane umugisha n'abadukurikiye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa mudukurikira ku muyoboro ijambo ryawe Imana TV, twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya. Tugiye kuganira ku mateka y'intumwa yitwa Andrea mwene se wa Simon Petero. Ndagira ngo twongere kubwira abantu ko amateka y'intumwa arakwiriye ko abantu bayamenye. Abantu bari mu buryo bw'iyobokamana, abantu bakurikiye Imana, ariko aha ni mu ishingiro, mu itangiriro ry'umurimo mu itorero, mu itangiriro y'itorero. Aya mateka y'intumwa rero, kugira ngo natwe ubutumwa bwiza buzatugereho, ni izi ntumwa nizo zazanye ubutumwa, nizo zamamaje ubutumwa, ziva muri Palestina ziragenda. Ijambo ry'Imana Yesu yavuganye n'abigishwa ari ku musozi wa Elayono, yarababwiye, arabwira ati nyamara dore ibibategereje birakomeye. Imbere yanyu bazabagambanira, bazabakuburanira mu nkiko, bazabica, hazaba ibibi byinshi bikomeye. Abonye bagize ubwoba, arabwira ati icyakora muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira. Muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya, muzampamya i Yerusalemu, muzampamya i Samariya, yewe muzampamya no kugera ku mpera y'isi. Ndagira ngo mbwire abantu rero ngo aba bagabo, izi ntumwa, Yesu yaremye umutima wabwira ati muzahabwa imbaraga. Bahawe imbaraga ku munsi wa 50 ugeze, bari mu cyumba cyo hejuru Yerusalemu barindiriye ibyasezanijwe n'umwami Imana. Mwuka Wera yaramanutse, bavuga mu ndimi, biba igitangaza mu mujyi Yerusalemu. Barasohoka barahamya. Petero arabanza arahamya ahagaze mu bantu benshi bari baje kwizihiza uwo munsi mukuru wa Pentecoste. Arahamya rero, aravuga ati uwo mwishe mukamuhamba niwe ukoze ibi. Kandi arababwira ati ndumva muri kuvuga ko twasinze. Arahagarara aravuga ati ariko rero bagabo bene data, murabizi ko iwacu tutanywa mu gitondo. Uwo muco ntawo haba. Ntabwo byakunda ko izi saa 3 umuntu yaba yasinze, ahubwo wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze iki ngiki. Byahanuwe n'umuhanuzi Yoweli ko umwami Imana azasuka Umwuka Wera ku bantu bose bagahanura. Nuko arahamya, birasohora ibyo Yesu yaramaje kubabwira mu minsi 40 yari ishize, aganira nabo. Iminsi 10 yari ishize agiye kuzamurwa, amaje kubabwira ati cyakora nubwo hari ibi bikomeye, muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera namanukira. Umwuka Wera kimara kumanukira rero, bahise batangira guhamiriza i Yerusalemu, barakomeza ni Yudaya ni Samariya, hose barahamya, bagera no ku mpera y'isi. Aya mateka y'izi ntumwa iyo tuyavuga, iyo tuyagarukaho, birakwiriye ko umukristo akwiriye kumenya mbese itorero ryatangiye gute. Mbese
izi ntumwa zabanye na Yesu zabyitwayemo gute? Mbese ngewe mfite rugendo ki, mfite ngamba ki ko nanjye nakurikiye Yesu nzitware gute? Dukwiriye gukura icyitegererezo rero ku batubanjirije, tugakora uyu murimo ariko tuvana icyitegererezo ku batubanjirije. Kandi nyiri torero nk'uko twababwiye mu gice cya mbere cy'amateka y'intumwa n'iherezo ryazo, ku ntumwa yitwa Simoni Petero, twarababwiye ngo Kristo Yesu niwe nyiri torero. Imana ishimwe. Tugiye kuvuga ku mateka y'intumwa ya Yesu yitwa Andereya. Twibukiranye ko uyu Andereya ari mwene se wa Simoni Petero. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 4 umurongo wa 18. Dusome twihuse. Haranditse ngo, agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja ko barabarobyi. Arabwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basigisha ishundura baramukurikira. Imana itugire neza. Ndagira ngo rero mbwira abantu ngo uyu mugabo bita Andereya cyangwa se uyu Andereya, umuvandimwe wa Petero, bahamagawe bari kumwe bose ari abarobyi, wari umwuga wari upesheje aba bantu bari batuye i Galilaya. Izina Andereya risobanura umuntu ukuze mu bitekerezo, umuntu uri mature, ukuze mu bitekerezo, virilite mu gifaransa, umuntu ukuze mu bitekerezo. Hanyuma kimwe n'umuvandimwe Petero, bose bari batuye i Betesida cyangwa se Betesida mu ntara ya Galilaya, niho bari batuye. Imana itugire neza. Yakoraga umurimo wo kuroba amafi n'ibisanzwe, akagurisha, agakora imirimo itandukanye, akavanamo ibimutunga. Ahamagarwa rero na Kristo ari kumwe na mwene se Petero, bari mu kazi k'umwuga wabo uburobyi. Birumvikana basiga inshundura zabo bakurikira umwami Yesu. Kuri uyu mugabo bita Andereya ntabwo tuza kuvugaho ibintu byinshi, ahubwo tugiye kunyaruka tujye ku mateka. Amateka ye ni uko yahamagawe n'uw'i Galilaya, i Betesida mu ntara ya Galilaya, kandi ahangaha niho iwabo wa Yesu. Ndagira ngo rero tuvuge ko aba bavandimwe bahamagawe, Petero twaramubonye, tugeze kuri uyu bita Andereya, tugere ku iherezo rya Andereya. Mbese Andereya we byamugendekeye gute? Twababwiye ko aba bantu bavuye muri Palestina, uyu munsi hitwa, bava muri Palestina baragenda bajya kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu Andereya yerekeye mu gice cy'Ubugiriki, yagiye mu gice cy'Ubugiriki no mu bice by'Uburusiya. Muri ya bice by'Iriya bari batewe ishyaka n'umwete byo kuvuga no kwamamaza uyu mugabo bita Yesu. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo nyamuna reka dusenge Imana duhe imbaraga, tuvugire uyu mugabo bita Yesu, tubwamamaze. Twe twabaye benshi, bano bari bake ariko ubu turi benshi. Tuvuge neza Imana kandi Imana izatugira neza. Iherezo ry'abakiranutsi rero tuzaribona kubera ko twanyuze mu nzira y'abakiranutsi, tutihakanye Yesu, twahagaze ku murongo mwiza, tukamuhamya kandi tukamwamamaza. Imana itugiriye neza. Hanyuma tugere ku iherezo ry'uyu nguyu Andereya. Andereya yishwe mu mwaka hagana mu mwaka wa 69. Birumvikana imyaka 2 yari ishize Abaroma bamaze kwivugana Simoni Petero. Hanyuma rero Andereya we yishwe hagana mu mwaka wa 69, yishyirwa i Patrasi hagati y'Uburusiya n'Ubugiriki. Uko nababwiye, ubwo yari yaragiye mu bice by'ivugabutumwa yerekera mu burasirazuba. Hanyuma rero mu mujyi wa Antayiya yicishijwe n'umwami waho witwaga Ayegasi. Abambwe nawe ku musaraba. Uyu mwami w'umugome ngo yabanje kumuhitishamo, aramubwira ati rero banza wihakana uwo muntu wadukanye muri kano gace, uzuvuga ngo umuntu bita Yesu, uzuvuga ibyo bintu wazanye, banza umwihakane, ntitukwica, turakure kusubira iwanyu, ariko niba utamwihakanye turakwica. Hanyuma rero
Andereya bamaze kumwigisha ibyo bintu byose, bamaze kumutera ubwoba no kumukangisha, ubwo n'inkoni zabaga zirimo, arababwira atumva rero mbabwira, uyu mugabo bita Yesu Kristo twabaye, nkamukoraho nkamwitegereza tugasangira, nkagendana nawe uburyo namubonye, na misiyo yaduhaye yo kurindira mu murwa i Yerusalemu, abaha amateka n'ukuntu yaduhaye ibyasezeranijwe, Umwuka Wera akaza, imbaraga tukazibona. Uyu munsi tukaba turi abagabo bo guhamya, ntabwo byashoboka ko namwihakana, kubera ko iyi misiyo bari bahawe yaravugaga ngo muzampamya no kugera ku mpera y'isi. Aho rero yarageze, yari mu buryo bwo guhamya Yesu. Hanyuma aravuga ati ntibishoboka, ntabwo byakunda, oya ntibyashoboka. Babonye amaramaje, umwami ategeka ko bamubamba ku musaraba. Rero umwami ategeka ko bamubamba ku musaraba, kandi kuri uwo musaraba bamubambaho, bakamubamba nta musumari bakoresheje, bagakoresha imigozi, bakavuga bati nimumubambishe, mumuhambize imigozi, azapfe anogokaye, azamara igihe arwaye arembeye kuri uwo musaraba kugeza igihe azapfira nta muntu umugaburiye. Imana itugirire neza. Ariko ahitamo, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo urupfu rw'abakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo rw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Imana itugire neza. Andereya bihitamo gutyo, aremera bamubamba gutyo, akomeza rero muri icyo gihe cyose yari abambwe, akomeza guhamiriza abantu, akavuga ko Yesu ari umwami n'umukiza. Abantu bose bazaga kumushungera bakavuga bati dore umuntu babambye, agafata ijambo akavuga ati nubwo mbambye ariko ndazira kwamamaza umugabo bita Yesu, ndacyamuvuga Yesu ni umwami n'umukiza. Abazamukurikira mwese muzagira amahirwe, bazamukurikira muzahabwa ubugingo buhoraho, bazamukurikira azabaruhura imitwaro y'ibyaha, azabagirira neza bakize za karande murimo, azabagirira neza bavane muri ibyo bigirwamana, muri kara gace karimo ibigirwamana byinshi. Kandi na n'uyu munsi no muri bino bihe, muri biriya bice barasenga ibigirwamana cyane, ariko aravuga ati nzakomeza kuvugira umwami kugeza igihe umwuka wanjye wa nyuma. Uyu Andereya yakomeje guhamya Kristo Yesu agera mu gihe umwuka we unogokaye, ashiramo umwuka. Imana ishimwe. Hanyuma kuva icyo gihe rero, uyu musaraba udafite umusumari, bawise umusaraba ukoze inyuguti ya X, bawita Andrews Cross cyangwa se La Croix de Saint Joseph. Naho byaturutse. Uyu musaraba ukoze inyuguti ya X niwo bamubambyeho, batamuteye umusumari, bawita La Croix de Saint Joseph. Imana itugire neza. Murakoze cyane. Yari amateka y'intumwa Andereya. Urumva uburyo yarangijemo urugendo rwe, yashoje neza urugendo rwe rwo kwamamaza Yesu mu mwaka wa 1969. Imana ishimwe. Mbese wowe utewe ishyaka n'umwete byo kwamamaza uyu mugabo Yesu? Ese Yesu waramubonye? Wumva nawe wafatanye natwe tukavuga uyu mugabo tukamwamamaza? Imana iguhe umugisha. Imana ishimwe. Urupfu rw'abakunzi b'umusaraba ni urw'igiciro mu maso y'Imana. Andereya nuko yagiye, nuko yatashye, nuko yatabarutse. Yesu yarabwiye ngo muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira. Muri ibyo bihe rero urupfu rw'abakiranutsi rwanezezaga Imana, kandi abakiranutsi nabo bishimiraga ko batashye muri gakondo, bagiye kuruhuka imiruho n'imihate. Imana igane umugisha. Reka dusenge Imana. Imana turagushimiye umwanya mwiza uduhaye. Urupfu rw'abakiranutsi nirwo twese twifuza kuzapfa, ndetse n'abantu badukurikiye bose, abagize ishyaka n'umwete byo kwifuza kuba mu buzima bw'abakiranutsi, ubaha imbaraga zo gukiranuka, ubaha imbaraga zo kugenda bakiranuka, kugira ngo bazagabane ku mugabane w'abakiranutsi. Bityo rero igihe kigeze mwami, twebwe twese tuzabonekeye umugabane mwiza. Iri jambo n'aya mateka y'intumwa umwami wacu Yesu Kristo bizatukuriremo ibyiringiro bizima byo kukwikomezaho no kudateshuka inzira nziza yo gukiranuka. Urakoze cyane uduhana umugisha, n'abadukurikira n'abazadukurikira. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.